nyine nuvango gasuku afite ibintu byinshi giye mukundira ya umuntu aba yumva yaniyahura hari igihe uba wumva wakiyahura uko bamwe ati bari kundiba kuko ndi umusitari n'ababyeyi bakabyarirwa amezi 9 urumva ubwo rero icyo nababwira bajye bareka kugira ibyo bintu kubitegerezaho kandi umuntu ubikubwiye umubwira ati Imana ngo kuba inshuro 7 ariko gusa nyine abantu ewana usanga pole sana turasuje tubaye ikaze mwese mukomeje kujyana ibiganiro byacu aho muri hose impande n'impande reka mbabwiye ngo happy new year turi ku musozo w'umwaka twitegura no gutangira and of course ni Ange nk'ibisanzwe garutse ndifubitse arakonje cyane niyo mpamvu nifubitse cyane nambaye makoti kugira ngo naza kurwara amagripe imbeho turazirana byatari mitandwara reka nguhe ikaze wowe uherereye ahantu hagiye hatandukanye abari majyepfo majyaruguru birasirazo ndetse n'ibirengera bwaryo nabwo twakwibagirwa n'umujyi wa Kigali ndetse n'abarundi bagenda batwereka ko badukurikiye umunsi ku munsi nabwo twakwibagirwa n'intara ya gatandatu ariyo ba diaspora baba abanyarwanda baba mu mahanga hanyuma rero kora subscribe kuri Ange TV show kugira ngo ujye ubona ibiganiro umunsi ku munsi unyereke urukundo kugira ngo nanjye rwose mbashe gutera imbere nk'ibisanzwe rero narababwiye ngo ntabwo nzigira mbaha agahenge tugarutse ntari njyenyine kameramera naza kumfasha yerekana umuntu turi kumwe ushobora guhita uvuga ngo ninde uyu munsi hano Ange yatuzaniye nkuko muri kubibona rero kuri kamera za Ange TV show ndi kumwe n'umustar reka tangira bibwira FILS imeze bite umeze neza ndashima Imana no hose mana yanjye ya ni FILS wanyu abantu benshi cyane banzi ku izina rya FILS ariko ubundi nitwa Mudahirwa Emmanuel ya hanyuma FILS nyine akaba aryo nkoresha mu mikino no mu bindi bintu byose bigiye bitandukanye yasi turi kumwe na Mudahirwa wow Mudahirwa Emmanuel ariko akaba yaramenyekanye ku izina rya FILS muzi mu bikorwa bigiye bitandukanye mu masinema mu ma comedies muramuzi cyane arazwi cyane nagaru bwa mbere ko nanjye nakumenye kera ndi muto urumva rero n'umuntu wubatse izina bitewe buryo umuntu aba umustar bitewe n'icyo yakoze n'uburyo cyamenyekanye niba nayo warakoze ikintu kikamenyekana menya kuri umustar FILS niyo tujye kuganira yadusuye niwe tujye kuganira agiye kutubwira ibintu byinshi ku buzima bwe bwa buri munsi byanyuramo ni ikihe kibazo ufite FILS ushobora kucyandika muri comment next interview tukazakimubaza FILS tugoye ikaze kuri Ange TV show ya murakoze cyane uri kwitegura umwaka uterera dore umunsi ni umunsi wa nyuma uri kuwitegura gute ya umwaka wanjye ndi kuwitegura neza cyane ejo bundi kuri 24 z'ukwa 12 nibwo nari mfite anniversaire nibwo navutse wabifashe uterero sasa icyo gihe ari abantu benshi batabasha kugeza kuri icyo gihe ntibasoza umwaka ntibabashe kwisiza amasabukuru yabo ibyo byose bikaba hari n'abo biba bari mu bitaro batameze neza batishimye pe icyo gihe wowe uratubwiye ngo ejo bundi urimo wizihiza isabukuru yawe wabifashe uterero ya nabifashe neza byaranshimishije buriya hari ukuntu Imana ikugirira impuhwe ikakomeza nyine ikagusukiramo imiyaga ukagenda umuntu ntazajya abona ari guhumeka ameze neza nta burwayi ni ukuri ujya ushimira Imana niyo utajya gusenga ushobora kubwira Imana ati alhamdulillah rabbil alamin cyangwa ukayibwira ati Imana ashimwa kuko ni wowe umaho kubaho neza ya ubwo rero icyo gihe nari meze neza nanyweye akantu nari mbashije ndarya ndishima nyine navuga ati nta kundi nyine ndashimira Imana wowe se ugiye gusoza umwaka amahoro gute cyangwa se ugiye gusoza umwaka gute amahoro hari umuntu witwa Scovier ni umunyamakuru turamuzi ejo bundi yahoze avuga akantu ngo niba uzi ko usoje umwaka nta kintu ugezeho umenya yuko rwose udasoje umwaka nyine wowe bimeze biti wemeranya nawe cyangwa yisoje nta muntu n'umwe nkunda w'umunyamakuru pe kunganya na Scovier wenda ntago navuga gutyo kuko ndarandeba cyangwa se nkirwa ndeba ibiganiro bya Kasuku Media TV nkunda Kasuku cyane kurusha abandi bantu bose umukundira iki se Kasuku mukundira Kasuku buriya afite ububwa bwinshi nkunda abantu b'ububwa se nyine nuvango Kasuku afite ibintu byinshi giye mukundira
Gasuku hari igihe Gasuku ahora ari mushyashya. Hari igihe ngiye nkunda, hari igihe aba ari gutukana, hari igihe aba ari kuvuga ibintu byiza, hari igihe aba ari kuvuga ibibi, byose genda bimukundira. Ubwo rero no kuvuga ngo havuyeho Kasuku ndi munyamakuru nkunda uwo munyamakuru uriya munyamakuru Scovia nawe ni umwana mwiza kandi ikintu umukundira Scovia avuga ibintu bibaho byanyabyo. Yeah. Ni umuntu ikindi kintu umukundira umwuga wiwe awukora neza. Umuntu ujya mu masasu akajya hehe akatwereka inkuru zose z'ubwoko bwose. Ndamukunda rero cyane pe. Okay, wemeranya nawe se ko yavuze ngo umuntu usoje umwaka neza n'umuntu usoje umuntu celebrating cyangwa se wishimira ko gusoza umwaka wishimye ngo ni wa muntu uba waragize icyo ageraho. Umuntu utaragize icyo ageraho none se ubwo utaragize icyo ugeraho nushaka ntuzananywe na fanta cyangwa ngo unanarye kuko ntacyo wagezeho nyine. Nuvuga ngo keretse wenda hari ukuntu ugira nk'ibyago ugafungwa. Urumva umwaka wenda urangiye ufunguwe ariko nta kintu wagezeho ariko wari ufunze naho ngo ntabwo ukwiriye kwigaya. Ariko nanone ugomba kugenda neza ukagendera mu murongo wawe neza ku buryo utari buhure na za ngorane zo gufungwa wenda kuko hari abantu bafungwa wenda babigizemo uruhare hakaba n'abafungwa batabigizemo uruhare. Ya nuvuga ngo rero ngewe kintu nshimira Imana muri uyu mwaka wa 2023 ndashimira Imana ko Imana yampaye kamera narayisabye abantu benshi cyane bagiye batandukanye nayitatse igihe kinini nyine urumva nko mu gihugu cy'u Rwanda gituwe wenda na miliyoni 13 kuzamura. Harimo abantu baba ari abakiri rwose afite amafaranga menshi akavuga ati wenda akabera guze nka kamera agiye nko kwifatira ubukwe bw'umuntu sibyo wenda ni umukire wenda agiye gufata ubukwe bwa mushikiwe akagenda akagura kamera nziza akayifatisha ubwo bukwe akagenda akayibika. Iyo kamera rero nimba wumvishe FILS ari gutaka wenda wakagombye kumugirira impuhwe kubera ko Imana nawe yakugiye mukaguha amafaranga wakagombye kumugirira impuhwe ugafata ya kamera kayimuha akareka gukomeza kuboroga avuga ati rwose umwuga wanjye urabona ngiye nk'ubu ngubu ibintu ndimo bimazemo imyaka 24 nitwinjira mu mwaka wa 2024 nzaba mbimazemo imyaka 24 urumva rero imyaka 24 ni imyaka myinshi cyane. Rero iyo nta kintu na kimwe ufite cyo gukoresha wa mwuga wawe nta kintu nyine ntacyo nyine abari nta kundi. Nuvuga ngo naragerageje uko nari nshoboye ngewe si impamvu ntavuga ngo ushobora kuvuga ate se FILS ko iyo myaka 24 wayimaze kuki wakoraga bino bintu kabutariguriye kamera sibyo wakimbaza icyo kibazo ahubwo tukidusubiza urakoze cyane. Naza nanjye ngusubizane ngewe nareze bashiki bandi ndera barumuna bandi sibyo mfasha mama wanje. Nuvuga ngo rero ubu ngubu bose babaye inkumi nuko wenda ntaberekana mwababona sibyo ntabwo ushaka kwerekana bashiki bawe ntabwo nshaka kuberekana urumva urabafuhira ariko ubu ngubu nge kuri ngewe ku mutima wanjye ndi umuntu w'umugabo kuko ngewe nafashije abashiki banjye na barumuna banjye bagakura. Ya bari kuvuga ngo umuntu arikunda ntabwo nari kubafasha ngatera imbere noneho nkazamuka. Wow, ni icyerekana yuko FILS we arishimira mwaka wa 2023 urumva ko byagenze neza cyane hari byinshi yagezeho nkuko ari kugenda bidusobanurira. Hanyuma FILS umuntu wenda dusubiye inyuma gakeya utangira utubwira FILS ugerageje kuvuga FILS ni muntu ki abahehe FILS afite imyaka ingahe mu magambo make wavuga ko FILS ari muntu ki? FILS ni umuntu ufite imyaka 38. 38? 38 cyane rwose guys murabona bigaragara ntabwo bigaragara pe. Mfite imyaka 38. Navukiye Kacyiru. Papa wanjye ni umunyacyangugu mama wanjye ni umunyabutare. Mfuka ku bana tuvuka turi abana 5
ariko hari n'abandi babiri bapfuye ubwo twari barindwi hanyuma ni njye w'imfura muri bo hanyuma navukiye Kacyiru ndahakurira niga ku bigo bigiye bitandukanye Sainte Famille Kimuhurura Icyangugu Ibutare ahantu henshi cyane narahize henshi za Sainte Famille ahantu henshi cyane ubwo rero nkaba n'ubundi nyine narakuze nkurira Kacyiru na n'ubu niho nkiba Kacyiru urakoze cyane FILS watangiye tubwira uburyo noneho winjiye muri sinema ni ryari FILS yinjiye muri sinema ese koko yarabikundaga cyangwa yarabifitemo impano no kuvuga ngo kuva kera nkiri umwana ngewe na iwacu bari abanyagatulika narabatijwe ndahabwa ndakomezwa hanyuma rero nkakunda kiliziya cyane nkakunda n'ibintu nyine bihari nkakujya kuvuza ingoma kwiga kuvuza ingoma nigeze no kwiga solfège hanyuma rero nza kuza kugira gute ubwo nagendaga mfasha n'abana mbashyira ku murongo wenda hagiye kuba nk'iminsi mikuru y'abapadiri cyangwa se n'abandi bantu baba muri kiliziya bakomeye hanyuma nkategura abana nkabashyira ku murongo nkabigisha utuntu tw'udukomedi dutiyatire uburyo bazakina nyine ubwo ngenda mbikuriramo numva n'ibintu bindimo cyane cyane ko nyine ari na shapu ubwo nibwo rero naje guhura n'umudamu uwo mudamu yitwaga Claire Muganga yari umwana mwiza abarambonye aranyikundira arambwira ati FILS wamfasha tukagenda ukazaza hanyuma nkakwereka ahantu dukinira filime ko tugiye gutangira gukora filime ndavuga ati nta kibazo abampuje n'abantu turakoze repetition babona ndabizi ngenda mbijyamo gutyo gake gake hanyuma maze gukora filimi igice cya mbere n'icya kabiri cy'iyo filimi uwo mugore nyine we yaraduhemukiye ahita yihereza abantu bajya kuyigurisha mu Bufaransa arayigurisha ntiyaduha n'atanu ariko ntabwo byigeze bituma ncika intege narakomeje nyine ndakora ndagenda ndakora mpita mpura na kanyombya aho bita ku kiliziya kanyombya nsanga bamwuzuyeho mu modokari nsanze bamwuzuyeho mpita mfungura urugi turaganira nari mfite telefone ya karasharamye kanyombya mwaka nimero oya nari mfite ntuzaya yindi y'ikibando imwe yari ifite antene kanyombya turaganira ampaye nimero ye nanjye muhiyange hanyuma muhamubuza amahoro sasa ari byo mbwira abantu b'urubyiruko wibonana n'umusitari wenda n'urugero ngo ubonane n'umusitari ukina filime ngo noneho nimba ushaka gukina filime ngo wowe uzategereze ko azaguhamagara oya mutesha umutwe muhamagare kuko nicyo yaguhereye nimero noneho umubwira ati se tuzakina ryari hanyuma muzakine nawe nujya kurindira ko wazaguhamagara aba yarageze ku rundi rwego kabisa abafite akazi kenshi umva abafite akazi kenshi watanakwitayeho atanakwibuka atanakwibuka ni ukuvuga ngo rero yuje kumuhamagara murakorana nanjye rero niko byagenze kanyombya namuhamagaraga mu gitondo kanyombya umeze utemeze neza tuzakina ryari ni FILS tuzakina ryari gutya na gutya kuko nimyanjye yarayifite sinamwibwiraga cyane saa sita nkamuhamagara nimugwa nkamuhamagara nkamutesha umutwe mpaka byagiye filimi ya mbere yatangiye gukora nahise nyijyamo duhita dukinana mpita nyina iyo filimi irasohoka mpita mba n'umusitari ariyo bitaga nta munoza tujya kwiba amandazi igihe na kanyombya ngayahisha mu gakabutura ka boshi bombe icyo gihe nari nkiri na mutoya mpita njyana mu yindi filimi najyanyemo na nzovu yitwaga ngo twese turi bene kanyarwanda tujya guhiga urukwavu ewana bita nzamukanya no mu zindi filimi izo bita inzira ndende icyizere Ikigali si ikigoma filimi nyinshi cyane ubwo rero ndashimira Imana ko yamfashije nyine ngakomeza muri uwo mujyo n'ubu ngubu nkaba nyiri gukina filimi ari nabwo njye nahise nshinga YouTube channel yanjye nkayita FILS TV channel ya mbere nabanje gushinga narayigurishije ariko
yari ifite ikibazo ubu ngubu ya kabiri nashinze yitwa FILS TV yitwa FILS TV imeze neza nanabwira abadukurikiranye kuri iyi YouTube channel mujyeho mukore subscribe hanyuma rero FILS hari ama challenges twahoze tuganira umbwira ngira n'agahinda kenshi cyane warambwiye ati ukumbayeho sinzi hari ukuntu iyo ndi kugenda mu nzira birambangamira cyane ntari ngira depression bitewe n'abantu mu buryo bagira ubundi bimeze biti byagenze gute no kuvuga ngo buriya twebwe abantu banini urabona hari nk'ukuntu umuntu umucaho cyangwa se ugahura n'umuntu cyangwa se ukamusanga ahantu umuntu akakubwira ibintu by'amagambo y'urucantege akakubwira uri munini urakabije ngo umeze nk'umuntu ugaburira impumyi ngo cyangwa se mbese agakubwira ibintu by'ibigambo byinshi cyane biri aho ngaho hano Polisana byagenze gute urumva nyine byagenze gute FILS Polisana mw'abantu mwe mujye mugerageza kabisa mujye mugerageza pe ntabwo biba byoroshye FILS ni ukwihangana ntabwo biba byoroshye urumva byagenze gute Polisana ukuntu byagenze Polisana nahuye n'umugore umugore turahura umugore arandeba ngo kinini ngo mbyibushye ngo nkugaburira impumyi ngo mbyibushye ngo nkudatekereza umugore ndamwitegereza ndamureba muhera ku maguru ku mano ngeza hejuru ku musatsi ubwo aho ngaho hari hehe mwari muhuriye hehe ni ahantu mu bukwe nyine nagiye umugore aransesereza ndamureba mbura ikintu kindi namusubiza namubwira ati Imana igumera umugisha nta kindi kindi nakora ariko gusa nyine abantu usanga Polisana muri kubyumva mw'abantu bazize umuntu ubusa bakamuziza uko umuntu atigeze Polisana tujye tugerageza tuvuga amagambo meza niba ari ikintu njya nkunda kuvuga cyangwa se kugerageza kubwira ikintu umuntu ntukagerageze kubangamira umuntu umubwira kuko ntabwo ubuze ayo magambo ntabwo ubuze ingaruka zishobora kubaho kuri uwo muntu ushobora kubwira umuntu akiyahura ushobora kubwira umuntu bikaba byamugiraho ingaruka mbi kandi ntacyo we biza kuza kugufasha tujye tugerageza rero kubwira abantu neza FILS ngaho tubwire byagenze gute no kwihangana ariko urumva ari abantu benshi cyane nk'aba bantu b'abasobanuzi usanga harimo ba Rocky ba Junior usanga bari kuvuga amagambo ngo reba ngo nk'ikintu kibyibushye kidatekereza ngo kigaburira ngo ubyibushye nk'ugaburira impumyi nyine ugasanga bari guserereza cyangwa se gukomeretsa abantu babyibushye urumva ntago rero ari byiza pe abantu benshi cyane bajye bagerageza rwose bagabanye ibyo bintu ntago ari byiza Polisana no kwihangana hanyuma se ikindi gihe n'iryari byakubaye wapa yuko uwo mudamu akubwiye kuko ni kenshi urumva wagiye umbwira ati Ange nahuye n'amatrend urumva hari nk'igihe njya gutega moto najya gutega ugasanga maze nk'amasaha nk'atatu ku muhanda niba ari gahunda nari mfitanye n'umuntu wenda ni filime nari ngiye gukinamo ugasanga ndakererewe n'ako kazi nkaba nakabura kubera iyo mpamvu ubwo ugasanga nteze nk'umumotari wa mbere ati wapi ati ngiye hari imbere cyangwa se mfite indi gahunda ubibona hari kukubera ugatega uwa kabiri abamotari 10 20 nta n'umwe wari wagutwara n'ugerageje kugutwara akaguca amafaranga menshi rero ugasanga ni hatari ariko nyine ni ibintu bigenda biba ku bantu banini ni byinshi cyane noneho ugasanga twebwe twigeze twirema twaremwe n'Imana umuntu wenda kuba yarabyibushye rega hari n'umuntu bashaka no guha n'ibintu bya mirenge ku nenya ariko ntabyibushye urukumva noneho ugasanga wowe urabizi neza ko ubuzima ubayemo bukugoye ubuzima bwo kujya kwituma muri toilette isanzwe atari ya kizungu ni ukugenda ukicara ukananirwa ugahagarara ukongera ukicara ukongera ugahaguruka urumva ni ibintu bigoranye cyane Polisana
my god JP nzanira agatishu shatu mu nta kibazo amarira yanjye ndayahanagura ukwihangana FILS ukwihangana nyamuneka tujye tugerageza tubwire abantu amagambo noneho hari ikiganiro narebye ndeba umuntu w'umukobwa ukuntu yari kuvuga ukuntu yagiye yakundanye n'umuhungu noneho akajya iwabo yamara kujya iwabo w'umuhungu bagafata umuhungu nyina akamukurura amujyana mu gikari ubwo ninde wari ugiye kwerekana undi umuhungu yaragiye kwerekana umukobwa umuhungu nyina aramukurura anamukurura nk'imbwa arangije amugejeje mu gikara mukubita inshyi nyinshi arangije aramubwira ngo ninde wamubwiye kubazanira ingurube ngo iwabo uwo mukobwa ni wari ubyibushye noneho nkibaza ukuntu umuntu ubyibushye bamwita ingurube bamugira ingurube wallahi abantu bajye bareka guhemuka mujye mumenya ko iyi si twese tuyibayemo ducumbitse ejo cyangwa ejo bundi tuzataha bajye bareka rero gusesereza abandi bantu nk'ubu ngubu mbonye umuntu unanutse nkavuga ngo ni uruzingo urumva ntabamusesereje rero nimba njye ntabimubwiye ku cyo mbwira ngo ndabyibushye cyane ngo mbyibushye nk'udatekereza ngo mbyibushye nk'ugaburira impumyi ibyo bintu bimbwiye ute ntabwo biba byoroshye byo pe tujye tugerageza abantu nk'ubu ngubu njye hano mbabuze n'ikintu mvuga pe ni ukwihangana ntabwo umuntu aba abyiteza ariko urabona yuko bibageraho cyane bikanababaza cyane n'iryari noneho wageze kuri stage yo kumva ko wakiyahura ukabona yuko umuntu aba yumva yaniyahura hari igihe uba wumva wakiyahura nk'uwo mugore wambwiye gutyo twagiye mu bukwe naramurebye numva namuhobera ngafata nk'ibisasu nkabyishyiraho nkamuhobera tugaturika nta mpamvu yo kujya kumera gutyo ariko bajye bagerageza FILS bajye bagerageza babanire neza kuko namwe muri abantu nk'abandi mufite kandi n'imibiri irasanzwe nuko muba mwarabyibushye ariko irasanzwe rwose abantu babyibushye buriya umuntu ubyibushye ahura n'ibibazo byinshi icyambere nk'ubu ngubu nk'uko mbyibushye uvuga ati urabona wenda nk'abandi basore hari ukuntu bavuga ati ndafata agakobwa wenda twishimane n'iki hari igihe utekereza ati se ko ari bunseke ko turi bugere mu burakanseka ko mfite agapipi gatoya urumva kuko umuntu ubyibushye cyane nkanjye ewana agapipi ko kaba karigendeye usigaranye gatoya pe noneho kareba rero kujya kuvuga ati ndafata umwana w'umukobwa w'abandi twishimane yanyishimiye n'iki ariko nitugera hariya byange ugasanga ni ibibazo byinshi noneho watekereza ibibazo byawe wowe wifitiye mu mutwe wawe wabona umuntu w'ikimara uri kugenda akubwira ibintu nk'ibyo ngibyo ngo ubyibushye nk'udatekereza ukumva wowe noneho wananamuturitsa bikarangira n'iryari rindi bigeze kongera ku muntu akagukomeretsa byari bigenze gute mwari muhuriye hehe polisane FILS ni henshi nyine ni henshi tugenda duhurira n'abantu hagiye hatandukanye mu birori no mu bindi bintu byinshi ugasanga nyine umuntu akubwiye ibigambo nk'ibyo ngibyo byiwe apfuye kwiyurahuragurira ariko ntabwo aba ari byiza nta muntu ujya ukubwira ko uri umudamu cyangwa se ni benshi ariko ibyo by'abagore byo ntabwo bimbabaza cyane kuko wenda hari ukuntu umuntu aba yabonye nk'ukuntu mbyibushye wenda bimutunguye cyangwa se wenda atanzi akaza akanyegera akambaza ati se uri umugore cyangwa uri umugabo cyangwa se uri umuhungu cyangwa uri umukobwa aho ngaho nkamusubiza ariko noneho wajya kubona ukabona umuntu araje aravuze ngo uteye nabi ngo monshirame ariko ntaribi gusa abantu mujye mumenya ko ibintu muhubuka muvuga atari byiza kandi nawe wabikubwira ntabwo byagushimisha cyangwa se ufite nk'umwana bakabimubwira ndabizi ko neza ko bitagushimisha ufite musaza wawe bakabimubwira ndabizi ko neza ko bitagushimisha ubwo rero mujye mugerageza mureke muvuga ibyo mutazi kuri ubu ngubu hari abantu batarabasha kwiyakira FILS ni umuntu
ugerageza cyangwa se kuba wagaragaje kuba yakiyakira buryo utarayakiriye ntago wajya muri aya mafilme ntago wabasha kugenda hari ka video narigeze kubona ahantu uri kugenda mu nzira ariko ukabona abantu bahuruye bari kugenda bakurika inyuma ese icyo gihe ubifata gute ese uri gutekereza iki mu mutima wawe yego bashobora kuba ari abafana ku ruhande rumwe ariko hari n'ababa bari kuguseka cyane ese iyo ugeze mu buriri uri wenyine handi uri gutekereza ubitekerezaho iki wenda kubera ko jewe navuga ngo ndi umusitari mbonye abantu benshi bandeba ibyo nta ngaruka ya danje bingiraho kuko bamwe ati bari kundiba kuko ndi umusitari ariko hari abantu umuntu akubwira amagambo kavuga ati se uyu muntu yabanje gutekereza cyangwa ahise apfa guhubuka avuga ibigambo by'uye byaribyo byose yiboneye urukumva noneho ahantu tugera umuntu agenda ahura n'insanganye nyinshi n'abantu bagiye batandukanye noneho hari n'ubu ushaka kugufata ku ngufu agashaka kukwambura agira ngo arebe ngo igitsina urumva ni ihohoterwa nyine ibyo byose nk'iyo nagiye nko mu ruhengeri abagore babo bagashaka kunyambura ubusa ngo barebe nyine nta kindi wigira seriye ukamuvuka bava mu nzu ukabavaho ukigendera ariko barakabije nabo cyane rwose abantu bashaka kukwambura ubusa barakabije cyane rwose ubwo rero niki wabwira abantu babasha kwiyakira batarabasha kwiyakira bafite umubyibuho cyangwa se bafite n'ibindi bibazo wenda bashobora kugera muri societe muri public ugasanga bafashwe nabi bavuzwe nabi bababwiye amagambo bakomeretsa ku buryo bagira no kuri stage yo kwiyahura icyo nababwira bareke ibyo ngibyo byo kuvuga ngo bariyahura cyangwa bihebe bajye bashaka ikintu bakora gituma badatekereza cyane hanyuma kandi bamenye ko n'abari biremwa nk'abandi babyawe n'ababyeyi bakabyarirwa amezi 9 urumva ubwo rero icyo nababwira bajye bareka kugira ibyo bintu kubitekerezaho kandi umuntu ubikubwiye umubwira ati Imana ngo kuba inshuro 7 kuko nta kindi n'umutuka nawe uzaba umeze nkawe urumva ariko mumenye ko nimba nge wumbona nkanjye FILS wenda ukaba uri kumbona kuri TikTok yanjye nimba ndabyina nishimye nuko nyine ibyo bintu nge ntashaka kubitekerezaho ndabihunga nkajya ku ruhande rwabyo ukishima cyane nkishima kuko ibintu umuntu ahura nabyo ni byinshi cyane amagambo ibintu abantu bakubwira by'ubugoryi ni byinshi cyane ubwo rero gerageza ushaka ikintu ukora kizakiguhuza ureke gutekereza cyane watangiye kubyibuha ku myaka ingahe igihe wabona kutangiye kubyibuha ukabona ku myaka 18 na 20 nibwo natangiye kubyibuha cyane. Nuvuga ngo ntabwo uyu mubyibuho wawuvukanye oya ntabwo nawuvukanye mbere nari mutoya kuko nakoze siporo nta kintu ntakoze nkajya niruka nkagiyo za Rugando za Kicukiro za hehe za Kimuhurura nkiruka nkazenguruka nkajya mu amajimu yose kuko nkiri umwana nibwo nari mfite amafaranga menshi nta hantu namwe nta kintu na kimwe ntakoze ubwo rero ikintu gusa nabwira wenda abantu banini bo bajye bifatira igitoki gitogosheje binywere n'amazi y'akazuyaze barye n'izo mboga z'ibyatsi cyangwa z'amashu kuko iz'amashu nizo zinanura cyane bizaba bigenda bibafasha hanyuma ikindi wumve nk'umuntu nyine w'umuntu ureke kumva ibyabo bantu b'abakaritatsi bagenda bababwira by'ubugoryi no kwiyakira muri rusange nicyo babwira no kwiyakira kabisa muri rusange nushake muzaze ngewe mfite YouTube channel yanjye yitwa FILS TV nzabafasha mbakire tujye dukina n'amafilimi mwiyakire nyine mwishime mureke abo bantu bababwira ibintu by'ubugoryi noneho abantu benshi cyane b'abakobwa bo babazwa nuko akundana n'umuhungu bikarangira wenda banganye kubera nyina cyangwa nyirabukwe cyangwa undi muntu ugasanga nk'umuntu wenda umusore mutoya yikundiye umukobwa ubyibushye cyane wenda kungana nanjye akamwanga amwangishijwe n'abandi bantu baba bamugiye mu matwi
bakagenda bamubwira ati kiriya gikobwa giteye nabi, giteye nk'igipine, giteye nk'iki, giteye nka dipine, mbese ugasanga barabimumwangishije pe bagatandukana, kandi uwo musore yakundaga uwo mukobwa nta n'ikindi kintu bapfuye kubera amagambo y'abantu, tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu rero FILS, ni iki wabwira ba bantu noneho abantu bagenda babwira abantu amagambo atari meza akomeretsa, dore ko nawe wagizeho ingaruka mu magambo bagiye kuvugaho? Murakoze cyane. Icyo nabwira abantu mugerageze kugenda mwitonze, mwitwararika ku bantu banini, mureke kugenda mukomeretsa abantu, kuko nanjye urumva nakomerekejwe n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, ariko wigenda ngo ufate umugenzi wawe ngo nuko namuhuriye ahantu runaka ngo mukomeretse, umushenjagura umutima we. Rwose mugerageze mureke kwangiza abantu banini, mugenda mudusebya ngo turabyibushye cyane, ngo tubyibushye nk'abadatekereza. Mugerageze rwose, nubwo tubyibushye nyine turabizi ko tubyibushye, ariko mwishaka kongera kugira gute kutubwira amagambo adusesereza, sibyo? Turi banini turabizi neza, ariko mwishaka gukomeza mudusesereza, uvuga amagambo mabi, ubwira umuntu ntabwo uzi ikintu umuntu atekereza mu mutwe. N'igihe uwo muntu yagenda akiyahura kubera ko abyibushye, kubera ko ari munini cyane, ugasanga ejo cyangwa ejo bundi Imana ikubajije ko kuki wishe umuntu, kandi mu buryo wowe utazi, kuko just umubwiye amagambo amukomeretsa, sibyo? Mugerageze rero mureke kubwira abantu banini nkatwe ngo uri kinini, ngo urabyibushye, ngo ubyibushye nk'udatekereza, ngo ubyibushye nk'ugaburira impumyi, n'andi magambo menshi cyane agiye atandukanye, kuko twebwe duhura n'ibigeragezo byinshi pe. Turabizi ko turi banini, ariko ntabwo dukeneye ko uwo mwebwe mukomeza kutwibutsa ko turi banini. Hoya, ntabwo tubikeneye rwose. Murakoze cyane. Imana ibamere. Reka tugushimire wowe wemeye kuza kubana natwe ndetse no kutuganiriza, kandi komera. Isi nyine ni kwimera n'abantu, ariko tugerageze tugerageze duhinduke, tugerageze tubwire abantu. Mbabwira ko mfite Instagram yanjye yitwa FILS TV, bajyeho bamfollowing, TikTok yanjye yitwa FILS TV, hanyuma na YouTube channel yanjye bajyeho bakore subscribe, bakore kukazogera. Imana ibamere umugisha. Urakoze cyane. Mugende mumwereke urukundo guys, nawe ararukeneye. Hanyuma rero natwe tubashimira, ariko mbere yuko ngenda reka mvuge kano kantu guys, tugerageze tuba abantu nyine beza. Buriya niba ari ikintu gishobora kuba cyabwira umuntu kikamwubaka ariko kikanamusenya mu buryo bumwe wowe utazi, cyagiye ugerageza kubwira umuntu amagambo amusesereza, icyo gihe ushobora gusenya umuntu mu buryo utazi, ndetse ukaba wanamwica mu buryo utazi. Nta nubwo ubuzi ibyo bari gucamo, ntukagerageze kumusesereza ngo mubwire amagambo atari meza. FILS mwamwumvise, yagiye akomeretswa n'abantu bagiye batandukanye cyane, kandi binamukoraho. Abantu babyibushye rwose bashaka ko tuzajya tugirana inama, nimero yanjye ni 0788991179. Mwabyumvise rero, tujye tugerageze rero kuba kandi ku bantu bose, tugerageze kuvuga amagambo meza cyane yubaka abantu, n'ubundi dore nicyo kikenewe. Duterana amakohaje, nibwo tuzagera ku iterambere kandi ryiza. Hanyuma rero reka ngushimire wose mwese mwakurikiranye kino kiganiro kuva cyatangira ndetse kinasoje. Yari Ange nk'ibisanzwe, kora subscribe nyere ku rukundo kuri Ange TV show, nakagaruka muzagire umwaka mushya muhire. Bye.